Papa Sava. Tagira gahunda kabisa usaba nta kandi kazi ntafite gukora amagare nimero yiwe butanaboneka byibuze nyita mu makandi gukomeza nicaje hano Sakasa. Nta kibazo zakushyushye Yashyushye. ngo harora niyo mpamvu nari kumwe n'ibikoni Ntabwo ugira ubwarara ubwo nonyanduza. oya kibi nuko twasagera ku kirahuri cyangwa gukororera ubwo se harimo grippe. oya nta grippe irimo ni inkorora isanzwe. mwakoze muryoherwe. Asubiye mu ngo ubundi batekereza iki koko isaha yose nicaje hano yaba yanitabwa na telefone bivuze akavuga kabonetse cyangwa kabonetse yo guhamagara rimwe kabisa ndahita ncaho tu nigire mu zindi rinye SAVA. Ese juko mbona wangize nk'itapi ya welcome hano muri iyi lodge kweri bimeze bite? What? Ko wigira nkaho utaranava mu rugo se? Ndahari narindi kunoza ubwo rutunaye mu kwitikana. Kabisa wanyiciye gahunda uziko maze isaha irenga hanga nagutegereje. Utari no kwitaba telefone basi ngo nambwire ngo uraboneka cyane ntuboneka. Ntabwo nayo. None se niruka mu mujyi ariko nataje kaje. Oya iminota ingahe se bazi kuko narambiwe kabisa. Narambiwe. Cyangwa nimba ubona bitari bukunde umbwire tuzabona n'undi munsi. Minota. Wakwanganiza ko ngiye kuza no kurangiza gufunga igitabo ndimo gukoresha cya raporo yahita mugeraho tu. Nabyutekanye nuko ndikurukana mu nyine mu tuntu tw'udukorose. Nese nimba ubona ucyafite nk'isaha byibuze waretse nkaba ngiye ukaza kumvugisha ubonetse ko kabisa narambiwe. Okay, minota ntuyirenza urasanga nagiye pe. Sawa. Biragufata nk'iminota ingahe kugera aha? Ikishoboka. Mbabarira ugerageze pe nabi. Nanjye uko mbabarira ntuwanze naranze. Sawa none. Maze umuntu dufitanye gahunda urangije wigiwe mu gahunda zawe zindi. Abakozi rero batangira saa 2. Uyu munsi nayo bakikorera. Oya batangira saa 2 n'igice. Batari baza. Twabazindukiye.
Mwazindutse nawe banze mwayiraranye Mubyizi n'uwa kare. ese mama nakani byo basha gushyiraho udomeho muryoherwe rero Murakoze cyane. Oui. Ça va. Mais non, Ça va? Meze neza. Meze neza. Bite? Ça va. Wambuse. Nari ndi kumwe n'umuntu rero wari ufite ibintu by'ibidolari ashaka kujya kuvunjisha. Turirukanka ndimo ngenda murangira ahantu bavunja kuri makeya. Nicyo kibazo cyabaye bite si baguhaye saka? Salut. Yes. Salut gata kabisa. Maiki. Cyane biki biri kunuka. Kupurunurunu kabisa rw'urwuka. Use ni umukandara w'imodoka se nari nambaye ra? Umukandara w'imodoka nari nambaye. Yego. Nabariki. Ni iki kibazo? Wisize aya mavuta se? Amavuta cyane nasanzwe tu. Ntabwo ari amavuta usanzwe wisiga. Wite dodora. Uya burase sikura umuntu yirukanka mu mujyi wenda akagira akantu k'icyuye wenda niki? Nagurita. Ariko nta bintu birenze. Tekereza ko uburyo nukamo binteye inkorora. Uranuka pe. Mbwiza ukuri uvuye. Ko narindi mu mujyi nyine ndi mu tuntu tw'utuporogaramu. Mbese n'ubwa mbere mpuye nawe igihe cyose ni ukuza uhumura se. Amavuta wisiga wisize nawe usanga ngo deodora witeye n'ibisanga uranuka bidasanzwe. Igira hirya. Kabase muri wikoti. Kabase ndikuremo. Sibyo? Rega ntabwo ibintu biba birenze. Buri urukundo rega rwihanganira byose. Biba birenze. Ikibazo kiri ku ipoti. Oya birakabije n'ukuri. Birakabije pe. Ngize ukuri. Ngize ukuri ahantu uvuye. Ariko ntabwo birenze kabisa. Kiri uranuka. Sinzi impamvu uri kubona ubu bigize ibintu byo ntabwo twakwicarana. Uranuka pe birakabije. Mbwira wavuye. Gusa ariko se wowe. Celebrate tandukanya amaguru. Warira cyangwa ibyo sugurumva. Tandukanya amaguru gato. Suguru cyo uvuga sinacyumvise ugwa. Celebrate. Uvuye. Ibox asubirwa kwimeza. Aretse ntabwo ariko wenda bikarangira. Ibox asubirwa kwimeza. Ibox irameshe. Ngira rero ibyo bintu byari ntago bisanzwe uwo mwanda sinkuzi uzi ko wagira ngo ni cya kimoteri kinduba kimuke kuri wowe. Kabasi nge koga ibindi birangirira. Haya shari oya. Byagenze bite? Ni igiki unyuze kuko iyo box irameshe. Box irameshe. Ni cyo kibazo cyose wagize. Mbabarira kabisa mbabarira. Uziko no kukwegera ndi kumva ko buriya hari ukuntu uri urimo kumera nkaho nanjye nyigirizaho nkana birengagije ikibazo dufitanye. Cyiza. Ko muri umuntu abanze kukubabaza ariko rimwe na rimwe ari igihe umuntu mumufatisha ibyemezo bitari byo mugatuma afata ibyemezo rimwe na rimwe binakakaye. Umuntu akabakunda mukanga kumva urukundo abakunda. Umuntu akabitaho mukanga kumva ukuntu abitaho. Nese ibyo bihuriye no kuburi yiringa akarya amanywa nijoro ntasinzire mukamutera agahinda mukamuturitsa umutima mukamufatisha ibyemezo bigayitse by'abantu badashinga. Nese urukundo nkunda bihuriye no ise ntabwo ufite muri waruretse kurimo kuvuga gutyo nka kwihore. Kagira inkuru ntayigira se. Sobanurira ibyo ndi kukubaza. Wese icyo utumva niki? Abo se ndumva iki kuritse ndi kumva ikintu cy'icyo. Ubuse kunkoresha ikosa ryo gutuma ngewe ngenda ngakora ibintu kugeza kuri uru rwego uragira ngo bigende gute? Nanjye nagira ngo rero ngushyire ku murongo. Hayigira utyo se. Ngogo zibigeze.
kanzina namwitabe kwanza azi bigiyo bigi nikiza ye urambabaza ugatuma rimwe na rimwe ngenekereza no kuziyahura singukunda hari ikintu na kimwe wigeze umburana niki gituma ngiye twicara tukaba inshuti ukwezi kwa mbere ukwa kabiri kwa gatatu kwa kane kwa gatanu nta kintu na kimwe wamburanye ngiye nkicara nkakubwira ni nk'umuntu unkunda nk'umusheri twahuye twese turi bakuru dufite imyaka y'ubukure nta mwana uri muri twebwe ntuzaza ngo uvuge uti wenda cana kuri televiziyo nindangiza ngo ushyire ku karubanda ngo ufiteho urukundo ruzira uburyarya rwa burundu nkagusaba ntubyumve kugeza igihe je nicaye nkumva yuko ngomba gufata nyine ibyemezo sasa hazesheka nkubaze kwa mbere waramamagaye nkubwira ko mfite akazi umbwira ko ufite akazi je nani nakubwiye ko mfite iki mfite uburyaryate kwa kangaye wundi kwa kabiri urampamagara nkubwira ko stile amahugurwa gikomeje nanjye nkubwira ko bwa buryaryate bwakomeje kuba umurengera hinje mu bushagarira nese ukwihangana narakubwiye ngo ihangane tubone kwa gatatu ariko nihangane pfa kubera iki nihangane pfa kubera iki kandi inshuti yawe hasha sheri ngereka nkubwire niwirakaze tubwizanye ukuri niba uzi yuko gerageza nyine uvuge wigiye hirya gato hari icyo se bitwaye cyakombwa nuko nanjye icyo ngomba gukora nagikoze kuko narinje nzi yuko utari wumwe je naje mbize mvugane n'ubundi nibyari byo kunendeka tukicara tukanywa ukaneshiriza umwanya ntume ntabwo waraye umakaniye ngeze ku ntuza yanyuma nk'ubu ugize n'ibyago nkanapfa nk'ubugize ibyago ngapfa nk'umuntu ndabona ugiye hirya gato sawa tu okay none se reka nkubaze ejo ngo hakanira ntabwo nakubwiye impamvu y'akazi kandi yumvikana ntabwo impamvu zafatika ariko akantu k'amasegonda 3 kuki ugashyiramo intambaro amasaha ashize ubusa tuvuge ko ari igihugu cyari giteye kindi ku buryo tubanza gutegura ibisasu tukazana okay none reka nkubaze kuba ejo ntarabonetse nkakubwira impamvu ni nanjye wakwihereye uyu munsi sinjye wawuguhaye ariko uyu munsi wasanga uburenganzira bwo wajya mu busambanyi ushatse ko ngaka ejo nagwakaniye ugahita ujya gushaka undi muntu mugasambana yego ariko nimukajya mushyira ibibaraga by'umurengera mu tubazo duto nk'utu urumva ko uhita ufata umwanzuro wo guhita wivumbura utabanje kureba urukundo ngukunda ngo urebe ikintu kiri hagati yanjye nawe nk'ubwo aka kanya ibyo byemezo ufashe ushyizemo ibibaraga bingana gutya ubwo ugira ngo bigende gutera gushira mbabari umbwiza ukuri amasaha ngahe yarananiye wari unaniye kuyihanganira ku buryo umbwira ngo byatumye ukora n'amakosa niyo ntandaro yo kuba uri guhumura gutya cyabyo ntabwo ari ibyo ngibyo tutekereza sawa rero ngiye byo ntabwo nabwo ariko umuntu agira udutekinike twinshi bamba ngira ngo nanarebe kunyitaho urumva ngiye mu by'ukuri ibyo bintu ntabwo nabikoze hari uko kwitaho se kurenze kukugurira ntabwo nijya kugurira dodora ntabwo ari amavuta ejo bundi aribwo nayaguze nese ushatse kumbwira ko kunuka bene ako kajya nibyo bisobanura iki hari ubundi buryo nabigenje nanjye ngo ubone ukuntu ibintu bibabaza nawe ubyumve uko kundi ni uko rero genda gukunda urabizi nakwemereye ko ntazaguca inyuma n'umunsi wose sinabikwemereye nanjye ukabinyemerera tukavuga tuti kugeza igihe tuzabyanzurira Imana ikavuga iti ni wowe nguhaye ukaba uwanjye nanjye nkaba uwawe mu by'ukuri wenda uretse ko nahise nanjye numva ko ngomba guhita mfata icyo cyemezo njye nanyuze arakurogera kwa piga nzenze nakoreka ndeke kubikubwira wanyuzeyo sheri wanyuzeyo ujye kuryamana nawe n'undi mukobwa ntabwo ngiye nigeze ndyamana nawe sura inshuti yanjye mu bintu byiza ntitwemeranyije kubana tikankubwira uko byagenze wumve rwose pe ye ntabwo naguca inyuma giye nese muri radio ugiye gukora impossible jewe nagiye kwa piga nzenze kubera agahinda nari mfite numva n'umutima ugiye kumvamo ticara ngiye mbwira ka gatipe gakoraho nakabwira ni rero wowe mbwira nta kibazo wowe nyine nubona umuntu avuye muri rogi we gusa unshungira igikoresho cye hariya nshakira ikirwanisho yari afite kimwe ntabwo nigeze njya kure rwose ubu ugiye kubizi igihe wigeze wumva n'umunsi n'umwe njye nuko ibyuya nk'ibi nta kindi nkuze igihe mfashe kondomu siga inuza gutya isiga ntabirenze kugira ngo wumvishe ko wenda ari icyo nkoze ndebe reaction zawe hakwisusa ukira hejuru wasambanye wagiye abagore urumva naguca inyuma koko ntabwo naguca inyuma sheri urabizi ndagukunda ubwenge bwawe buracyuzuye neza urumva ufite ubwenge buzima ntabwo naguca inyuma sheri ndagukunda urumva ufite ubwenge buzima ikize kandi
uzi ko nanyaga nkubona nkabona uri umuntu muzima kubera ko nkubwije ukuri ikibazo cyagenze se nicyo kigiye kuba ikibazo unirya ruzicara ngo urumva kari akantu gatoya kuba nkubwiye ikibazo uko kimeze ubwo urumva hari ikintu kikaze kirimo ndarutuze gato nkwibarize ikibazo nimba ufite urumva ubwenge bwawe bugikora ukiri normal sibyo tuzi ko mbese numva nurumeza oya hakurika nkubazi rero ntabwo uzi uburemere bw'ikosa wakoze noneho ako gakingirizo wagiye kwambara ngo uri gushaka kumpima wabashije ufite ubushobozi bugapima indwara zaba zirimo ufite ubushobozi bupima wowe ako gakingirizo haba harimo mburugu haba harimo sida haba harimo imitezi ibyo byose wabipimye uragenda ushyira ku nkoresho ushyiraho ngo uje guhima ngewe hanyuma uraje ngo tugire nyuma yo kumara kwambika iyo myanda yose yagiye bitagaragaza urumva ufite ubwenge uzi ko nta n'ubwenge bungana kakayikanya uzi ko nta n'ubwenge ufite bwajya kuri kano gakanya ubwo ubwenge bwawe butajya ahangaha subiza sheri ndagukunda tekereza ubu wambaye sida wisize imitezi wisize imburugu ngo uje guhima sheri wawe ngo nawe ababare urandeba iki umura ntabwo icyo bya nabyo byabaye aho ngaho ntabwo byabaye kubera kuri amakosa wakoze nabyo ntabyabaye ntabwo ari uko byagenze hanyuma uraje ngo tugire umva njye nabikubwiye buriya iyo umuntu ari mu rukundo n'umuntu bataratangira kubana cyangwa bataragira igihe cyo kubana baba bagomba kunyura muri transition yo kugira ngo barebe urukundo ruri hagati yabo bombi yaba wowe wasize kari agakingirizo mwese muri bicucu kimwe hanyuma uwo ngo wagasizemo wamukoresha agakingirizo akagatamo wafite ubuhe bwenge nawe ndamugarukaho uwo muhungu se wagiye kugatora yarazi ibyo gukorera uriya wagasizemo azi ingaruka zo gusiga agakingirizo yakoresheje muri rogi reka nkubwize ukuri noneho kwa burundu ukuri ko ukuntu byagenze ariko tubanze twemeranye yuko ibi byose umuntu aba agomba kubicamo kuko niba tuzabana ngiye imyaka yanjye yose y'ubuzima nge nawe ibyo mubwira ko byuzuri kubyumva ko amakosa wakoze akantu kazugurunya ariko digashobora kuguhereza mu byukuri ikosa ryo kuba wabura ubuzima bwawe ntabwo ari uko rero byagenze mu byukuri ikosa si iryo kurabona njye uri kunyinisha ndakana k'imyaka kamezi ku buryo uri kumbwira uncishanga ntabwo ngukinisha ngiye kuguha ukuri kwa nyako none uko urije nese ntabwo kwabikuri ntabwo ariko byagenze manu sikura mwe mu kinyama nese ubu ndamenya ukuri ari ukuri ngiye kuguha ukuri ndabwirwa n'iki ariko kuri nuko ariko ngiye gukura ku mutima wanjye ukundi wari ugukuye kubihaha uya byari ibintu bije gutyo gusa bwenge bwari buyobye oya sukuyo ndambwira ndeba nkubwire ndakunda sheri mu by'ukuri jyewe nabivuze haruguru kandi icyo kintu ndagira ngo ubanze ukimbabarire wanteye agahinda gakomeye nkwirukankaho igihe ndagusaba igihe kirenze icyo utekereza ndihangana nta wundi mukobwa n'uyu n'umwe nigeze ngwarika nta mukobwa n'umwe nigeze mu mwanya mu rukundo no mu mutima wanjye uretse wowe nawe uricara uravuga uti jyewe uzampagika kugeza igihe uzandekurira aho kugira ngo ndekure ngo nkavoka njye mitemeneka navuze nti reka niyaranje nimpamo nkubwiza ukuri nari ngiye guturika ubwonko ndicara ngenda avuga nti reka nyura ahantu sikwapiga nzenze nagiye reka nyura ahantu nirwaneho nakoresheje agakingirizo ariko icyabayeho cyo nabikoze pe mbigusabiye imbabazi n'umusheri wanjye nciye bugufi wowe unkoresha icyo ushaka nawe nkora byereka kubwira kuba ngiye nabikoze niwe wabiteye nawe witekerezeho nabikoze pe n'ubu nje ariho mvuye ariko nge nkwemereye ikosa kandi bivuganye umutima uciye bugufi niba mbabarira niba utambabarira nkoresha icyo ushaka wabikoze nabikoze pe bivuze n'ikindi ntabwo ngewe kidomange nashobora gukundana n'umuhungu w'imbwa nkawe umuhungu w'ikiwerewere umuhungu udafite ubwenge bwo gutekereza we ntunasigaranye n'akenge kakujyana no kuri toilette nta soni urumva ikintu ariko mbeshye wowe nagiye muri puberi nambara ama prudence abandi bakoresha sibyo byonyine kuba utekereza kubeshya icyo kintu nikigaragara ko nta bwenge ufite uri ikiwerewere uri igicucu uri ikimara uri kumva ntabwo we twagumana erekeza inzira
haguruka werekeze inzira yakuzanye